uko ibikorwa by'iterambere bivuka ni nako bizamukana n'ibibazo bishingiye ku kwimura abaturage. Abatuye hagomba gushyirwa imirimo yiswe inyungu rusange bahita bategekwa kuva mu nzira, ariko itegeko ribigenga rikavuga ko umuntu wimura abaturage agomba kubanza kwishyura agaciro k'imitungo yabo. Ariko kugeza uyu munsi abaturage bimuwe bavuga ko atari ko byagenze. Ubwo batubwira ko nyine nyuma yo kudusenyera tugomba gushaka aho kuzajya kuba. Ni ku giti cyacu uruma ntabwo bigeze bava ngo tuzabajyana ngo tuzabatuza. Barasenyaga ngo turasenya rara mu itongo niba byanze ushaka uburyo wiyaranje. Naho twiye duhurira na leta ni gutyo gusa baje bava ngo tuve mu nzu nyine tusohoke tugende. Kuko gusenyera umuntu batamuhaye ingurane. Byibura nicyo twasaba leta nibaduhe byibura niyo ngurane tuyibone. Abaturage bimuwe ariko ntibahabwe ingurane yabo, ariko bakimurirwa ahandi. Nabo ntibatinya kuvuga ko imibereho yabo iri mu kaga. Kubw'agahinda bafite bakavuga ko amategeko asa n'arengera ubutegetsi kuruta abaturage. Ni ukuvuga ati urafata igitanda ukakigereka, bamwe bakarara hasi bandi bana bakarara hejuru. Hanyuma muri salo ni ukuvuga ngo mfata amatora nkaramburiramo abakuru, narangiza nyine mu gitondo bakabyuka bakazinga amatora. Kandi nuko ntibegize batubara batesheje agaciro imitungo yacu, ahubwo ibyabo nibyo bahaye agaciro. Ntago budutekerereza ibidushyira mu gihombo, ahubwo dutekereza ibituma twunguka tugatera imbere. Gutera imbere ntago ari ukuba muri etaje, sibyo? Gutera imbere nuko iyo etaje wayibamo wariye. Ibi byose bishobora kumvikana kuri bamwe ku itegeko rigena uburyo umuturage akorwa mu byo kubw'impamvu z'inyungu rusange bitubahirizwa uko bikwiye. Nyamara hari izindi ngingo ziri mu itegeko risumba yandi. Ari ryo tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015. Zimwe mu ngingo zigaragaza kutavogerwa k'umuturage n'uburenganzira bwe. Aha harimo nk'ingingo ya 16 ikigaragaza ko abantu bose bangana imbere y'amategeko kandi agomba kubarengera mu buryo bungana. Iya 23 yo irerekana ko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kujya no kubaho ashaka mu gihugu, ndetse ingingo ya 29 igatomora neza ko umuntu afite uburenganzira ku mutungo bwite. None kuki abaturage bashobora kumva ko barenganijwe mu gihe amategeko yose abumbatiye igisobanuro cy'uko abarengera? Dr. Evode Kayitana yigisha amategeko muri kaminuza. Ibyo ni ku isi yose leta ifite amategeko ayirengera, nta nubwo ari mu Rwanda honyine. Ariko nko mu bintu by'ubutaka nta mategeko namwe mbona arengera leta abangamiye abaturage ahari. Arengera abaturage turayafite, ahubwo ikibazo ni uburyo yubahirizwa. Amategeko nta kibazo yafite rwose. Ikibazo wenda nizo inyungu z'abantu runaka wenda bashobora kuba bafite bapromotinga bashaka ubutaka runaka, ariko bagakora bitemewe n'amategeko, ariko ntabwo ikibazo ari amategeko ubwacyo. Naho icyo kuvuga rero ngo wabigenza ute, wajya hehe, burya hari amategeko habaho na realite na pratique. Wajya hehe nyine byaterwa n'uwo muntu ushaka ubwo butaka uwo ari we n'ingufu afite n'abamushyigikiye. Ushobora kubura n'aho ujya. Ushobora kubura aho ujya gute? Ushobora kubura aho ujya uramutse ufitanye ikibazo n'umuntu kurusha ingufu, ufite ingufu nyinshi cyane ku buryo n'ayo mategeko adakora. Hari amategeko ariko habaho na realite. Bigatandukana bite Dr. Iki ni igikomeye ni ikihe muri ibyo ngibyo gifite imbaraga muri ibyo ni ikihe? Igikomeye ni realite. None amategeko ashobora kuba yanditse, ariko hari umuntu ufite ingufu adashaka ko wenda itegeko rikurikizwa. Rwose byakurikizwa gute kandi hano umuntu wenda uribangamiye utashaka ko rikurikizwa? Ku bw'ibyo uyu munyamategeko avuga ko abaturage bagomba kujya bitabaza inzira zihugukiye amategeko. Mu gihe cyose byanze ngo bagomba kwitabaza umukuru w'igihugu. Umuturage utazi amategeko icyo agomba gukora ni ukwiyegereza abayize, abavoka ndetse n'indi miryango ifasha abaturage mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Byaba na ngombwa bakiyambaza umuyobozi w'igihugu, perezida wa repubulika. Buriya perezida wa repubulika aba afite ububasha burenze n'ubw'inkiko, rimwe na rimwe akaba ashobora gusa gutanga itegeko cyangwa kuri telefone akavuga ati ikibazo cya kana kandi gikemuke, cyangwa ikibazo by'abaturage n'ibikemuke. Kandi ndumva byakunda umuyobozi w'igihugu atatuma abaturage barengana. Kuri iyi ngingo yo kubahiriza amategeko, mu kwezi kwa 5 2021 ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga indahiro z'abacamanza, yavuze ko ruswa n'ububasha bw'abantu ku giti cyabo butagomba guhabwa umwanya mu nkiko. Iyo abaturage uko babangana kose babona ko urwego rw'ubucamanza rurimo ruswa, rudakora uko bikwiye kandi rukoreshwa n'abafite ubushobozi cyangwa imbaraga, bikagira iryo zina, bikagira gusa gutyo, tugomba kwibaza impamvu abaturage cyangwa abatuye u Rwanda babibona batyo, tugashaka icyakorwa kugira ngo ibyo bihinduke. Ndetse kenshi bibaye ngombwa
bihanirwa biremereye bituma bakwirinda kuzabisubira cyangwa se n'abandi kugana iyo nzira. Muri raporo yashyizwe ahagaragara mu kwezi kwa gatatu 2021 yiswe World Justice Rule of Law Index, irerekana ko mu bihugu 128 byakorewe imigenzura u Rwanda rwaje ku mwanya wa 37 ku isi mu bihugu byubahiriza amategeko. Uyu mwanya watumye iki gihugu kibi cya mbere muri aka karere. Gusa abakurikirana ubutabera bw'u Rwanda bavuze ko ibi bigaragaza ko aka karere gafite ikibazo gikomeye mu mategeko, iba bishingira ko u Rwanda narwo rusanganwe ibibazo bikomeye cyane muri uru rwego.